ubwo nje ndebye mu icyo cyanzu dore ngikiriya ndahabona abadukurikiye bari kuhareba mbona ari kwiyinka arimo arayihanagura ku matako n'utwatsi nuko agafata ibintu bye akayirongora. yego ubwo nahise manuka njya kureba wa mwana wanjye nawe uhinga, yego nawe araza ndabimwereka. noneho mbona n'undi mugenzi wazamukaga hariya nawe araza ndabimwereka. yego cyane akiriho rwose sinkamenye rero sinkamenye ibyo abamo. noneho ubwo uburyo yanavuze ati yanivugiye ati iyi nyirongoye kabiri n'iriya ngo yirongoye kabiri. ubwo kabaye kane. ubwo rero nari nanahamagaye veterineri iriya yari yarinzeho haruguru ngo aze gutera intanga. aje mu gihe tuyifata nawe nuwera ikintu cyagize gutyo kikafata inka ngo araswera nk'umusweranye nawe n'iki kurya. ugiye kumva umva ngo yasambanyije umusore afite intege, abakobwa bariho ibigore birari by'ibirara hipfingi mu bubari kigeze kuri ndege. wabimenye ute nyine kugira ngo umenye ayo makuru ko yasambanyije inka? Nemye ruko numvise ngo inyanyagiye ari rukansa aragiye. ngo aracitse ngo aragiye ati buriya acitse amaze guswera inka yazatabuje. ibyo bintu mubona se uriya musore birara bitewe n'iki? numva se kwivugirwe ko ari satani yabimuteye ubundi akavuga ati urukundo n'impumyi kubona akundaga inka none kimera kika urase yaba yarakunze inka kurusha abantu. ahubwo umwana akajya yibaza bikamutera ibihangaye ko n'ibyo byose bikaziriraho. nuko ubwo rero turaganira umwana turaganira ndamubaza ntese shaho byagenze gute atumva atubura ukuntu ntaho rwari rwanyerekeje kuko nta kuntu nari kubigenza. urukundo ati nawe rwari rwanyerekeje nese uremera nese urwo rukundo kuki rwakujyanye atari ko se ubundi n'abavuga ngo urukundo ni impumyi. ibihe byiza kuri mwese mukomeje kudukurikira. kuri uyu munsi turi mu karere ka Ruhango aho twaje gusura uyu mugabo akaba afite inka nziza muri kureba ahangaha murabona ko ni inka isobanutse ya kizungu, ariko ntabwo tuje kureba inka ahubwo tuje kumenya amakuru y'ibyerekeye iyi nka iri hano. iyi nka bivugwa ko umushumba wayiragiraga ngo yayisambanyije. ni amahano ntibyoroshye kubyumva, mbese buri wese wabyumvishe byaramutunguye. nkatwe nk'urugendo TV nk'uko dusanzwe tugenda ahantu ari hose haba ibintu bidasanzwe, ni rwa rugendo rwacu. ubu turi mu karere ka Ruhango tugiye kuganira n'uyu mupapa nyiri iyo nka. tubahaye ikaze papa. nitwa Rukundo Theogene. hari aho naringanye noneho ubwo nkaba nzi ko uwo mwana w'umushumba yagiye kwahira. yego noneho ubwo uwanjye we yari yagiye guhinga. yego noneho ubwo hari aho dushyira urufunguzo hano hepfo hariya muri hafi ya kiriya cyanzu. yego noneho ubwo nzi kuriya mwana uwo mushumba atarava kwahira njya gushakayo urwo rufunguzo. aho yaje kare. yego ubwo nje ndebye mu icyo cyanzu dore ngikiriya ndahabona abadukurikiye bari kuhareba mbona ari kwiyinka arimo arayihanagura ku matako n'utwatsi nuko agafata ibintu bye akayirongora. yego ubwo nahise manuka njya kureba wa mwana wanjye nawe uhinga. yego nawe araza ndabimwereka. noneho mbona n'undi mugenzi wazamukaga hariya nawe araza ndabimwereka. yego cyane akiriho rwose. n'iyi ngiyi ukibibona ese wabyakiriye ute? byarantunguye nabonye ari agahomamunwa rwose. inka yawe yaramaze igihe kingana iki umushumba wamubonye ute? tugiye kutubwira ko uwo mushumba yavuye wabaza hano. ubundi yari umuturanyi kandi no mu miryango urebye. yego noneho ubwo rero kuko umufasha wanjye yapfuye. yego akansigira utwana dutatu nabuze nteka nshake uwumfasha. yego ajya nyahirira inka. ubwo rero yari ahamaze nk'umwaka n'igice. yego sinkamenye rero sinkamenye ibyo abamo. noneho ubwo uburyo yanavuze ati yanivugiye ati iyi nyirongoye kabiri n'iriya ngo yirongoye kabiri. ubwo kabaye kane.
nari nanahamagaye veterineri iriya yari yarinzeho haruguru ngo aze gutera intanga, yego aje mu gihe tuyifata ubwo umuntu turamubura ahita acika. Ukimara kumenya ko yasanzwe niba ari ukuyironga niba ari kuyisambanya, abaturanyi inshuti babyakiriye ute? Byarabatunguye cyane, byabaye mbese ibibazo ni ibibazo, nta gahomamunwa. Ukurikije se imyitwarire y'uyu musore yarasanzwe yitwara gute? Yitwaraga neza, nta kibazo yari afite. Yakoraga akazi neza rwose. Gute? Yahiraga mu rugo, ntiyibaga, ntiyagiraga ate, ariko ibyo ngibyo twarumiwe. Inka se wenda urabona nk'umworozi, iyo worora amatungo hari ubwo ugenda ukayagenzura ukareba ko yariye cyangwa wenda nta kibazo yagiraga, ntabwo wajya kugenzura ngo urebe ko byagenze byerekeye kurya cyangwa wenda nyine n'imibereho y'amatungo muri rusange? Kubera ko nanjye mba mpari, ntaho mba nagiye, nabonaga zirya nta kibazo, no kuzisasira nta kibazo. ariko ntibyumvikana ukuntu yayisambanyije. Tubwire, urabona nk'iyi nka, reka tuyirebe wenda nk'ahangaha iri yabigenza. Akabuye yafashe k'agatare ashyira hariya. Ashyira hehe? Ngwino nyereke. Tureba higa ni kariya, kariya kabuye niko yarahagaze, noneho yahagararagaho, noneho akayishyikira hanagura cyane ku matako ngo ituze, yayihaye n'ubwatsi nyine hano hirya. Urabona uriya mwenge hepfo, naramurebaga ni hafi. Wamurebeye hariya hepfo? Hariya se buriya si hafi ahangaha. Noneho umubonye ubona ahagaze kuri iri buye. Ni iri ngiri ririya dore ririya hari inka ihagaze. Urabona ko yahagaze bikareshya. Yego. Ubwo akajya yihanagura. None se wowe ukibibona nk'umuntu nyiri iri tungo, ntabwo waje ngo umubaze wabikoreye iki, byagenze ute? Ubwo nyine reba hano, naraje ndamubwira nti n'abo bantu bari bahari nyine, yego, ese ibyo wakoraga ni ibiki? Ati ni Satani yari yanteye. Tutese ubikoze uyu munsi ngo inyisambanyije kabiri, n'iriya yo haruguru ngo ni kabiri. Zose azisambanya kane. Ngo amahano, nta kuntu urukundo rwakwerekeza umuntu ku nka. Ngo yaravuze ngo urukundo ngo ni impumyi. Niko yampumye ngo ubwo yakunze inka. Murabona se bisanzwe, mwabyakiriye gute nk'abaturanyi? Twabonye ari ibintu bidasanzwe, by'amahano rwose, ntabwo ibyo twigeze tubibona inaha. Nibwo bwa mbere bibaye muri kano kagari se? Nibwo bwa mbere. Yari afite imyaka ingahe? 18. Wabona se ari umusore ufite gahunda yo kuba yazana umugore? Umusore nyine nta kibazo afite. Muze mbwira amakuru. Umeze neza? Tugusanze ahangaha nawe kuri uyu muturanyi wawe, waje kumusura? Twari tuje hano twebwe ku matara. Ku matara? Iwanjye ni hepfo. Twari tuje gufata ngo bazane za kashipa. Wamenye ibyabaye hano se? Mbuzwa n'iki kubimenyeze si hepfo. Byagenze ute? Ukurikije uko wabyumvise? Ibyo nabyumvise, je uwo mwana yaravuye n'iwanjye pfo kwahira ubwatsi. Niwe yaravuye buke. Noneho azamuka agiye mureba rwose, twanavugana na Mbaraga ngo sinzi ibyo sinzi ibyo yamuha. Umwe atagenda umubwira uwo muhungu wo kwa Tawujeni azimubwiye. Ndamanuka ndamubwira ni zamuka Mbaraga ngo aragushaka. Yageze kwa Rukara. Agenda Mbaraga baravugana agumaho. Amaze kuguma noneho birangiye. Ageze aho n'umuhungu muzima ahita azamuka n'ikiba cy'ubwatsi kuko yikoreraga ubwatsi. Nanjye ubwanjye sinanyeganyeza hasi ngo mushobore aratsindwa n'Imana. Nanjye ntabwo nabuhirika gutya ngo mutware. Yego. Nicyo rero uyu nguyu yamukundiraga. Ko nibaza ni isafari ebyiri zombi zibigomba guhembuka. Nawe rero niwe ikintu cyageze gutyo kikafata inka ngo araswere nk'umusweranye n'iki kugira. Ugiye umva ngo yasambanyije umusore afite intege, abakobwa bariho, ibigore birahari by'ibirara hipfingi mu buri kigeze kuri ndege. Wabimenye ute nyine kugira ngo umenye ayo makuru ko yasambanyije? Namenye uko numvise ngo nyanyagiye ari rukansa ragiye. Ngo aracitse ngo aragiye. Ati buriya acitse amaze guswera inka ya Zatabuje. Ibyo bintu
birasekeje warikire bukavuga ngo ni telefone noza naho ni ikingiki bapfa none se nkamwe nk'abaturanyi mukimara kubona ko kirega gusura uyu mwana n'umuntu yasura akamureba gusa naho ibintu ko hari ibyago bitabase mwapfusha umuntu agatabarwa none se kujya kureba ibintu none ibi ni ibisimba umuntu yaje ku bisimba buriya azagenda agenda ku muntu yaramenyereye ku bisimba ubwo yaje ku muntu ntamwice wowe urumva yakibonana n'umukobwa cyangwa umugore yari kumuhemukira ese taburiye ubu yagiye kwa nyina yisangiye nyina buriya none se ntabwo abashinzwe umutekano bamufasha bamufata se yagurutse se wanatinyuka kumufata wowe ubundi wowe mufite n'ikigero kimwe wagira ngo ni wowe n'ibigango uretse ko afite inoze nyine bigeze ariko ubundi wagira ngo ni kimwe abandi bana barazengamye icyoho cyazengamye kikajya kuzingukira ku ubwo se ubwo mukimara kumenya ko yafashe inka ku ngufu ntabwo mwaraje mureba iyo nka musanga nta kibazo yagize umenya muganga ntiyaje taburiye veterineri yatubwiye ati nta kibazo ati ntabwo inkaka y'inka ntaho umuntu yayigeza ati nta kibazo ngo ntabwo amasohoro ntiyagerayo buriya ko yatubwiye yego none se ubwo muze nibwo bwa mbere byari bibaye hano muri kano kagari ahangaha uyu mwana niyo bikimubaho hano ni cyangwa ibyabaye kera yenda niyo yaragifatwa bavuze ngo ni ubwa kane yari abikoze iminsi y'igisambo iragira umuntu ariba akiba akageza igihe afatwa bajyaga bavuga ngo iminsi y'igisambo ngo ni 8 na kararisange n'ubu bivugwa muri radiyo iyo yagiye muza azati iminsi y'igisambo ni 8 kandi bavuga ngo ni 40 oya mu kera yari 8 ibiza wo cyenda ukahwana nabyo kera yari 8 cyangwa kera yari 40 kera yari 8 ibintu bikiriho iminsi 40 ni myinshi byose waba utarafatwa gukora ibi aya niko mubona se uriya musore birara bitewe n'iki numva se kwivugirwe ko ari satani yabimuteye ubundi akavuga ati urukundo nimpumye kubona akunda inka none kimera kika urase yaba yarakunze inka kurusha abantu simpi namenye ibintu ko bimeze namwe nk'abaturage muturanye n'uyu musore cyangwa wenda muturanye n'uyu mupapa ufite inka ni iki mwumva uriya musore aramutse afashwe yahanwa gute ubundi uko leta yenda yari iriho bapfuye kumuha nk'itanu bapfa kucunga iyo ngiyo kuko nawe yayikundaga kandi ngo bakundanaga nayo kandi yanayahiriraga akagira nayo ikamuhemba bapfa kujya itanu uyenda yazabona ntiyongere uretse kuyanywa mukajya ahandi none se umuze wakurikije uko wabonaga uriya musore yarabanye n'inka wabonaga kuko bakundanye gukundana ni ukuvuga ngo ntabwo nari nzi ko ibyo yabikora ariko nuko yahiraga ubwo rero yari azikunze kuko yazahiriraga ariko ubundi kandi akazinywera n'amata kiragutora ikikugaburira cyose kiragutora n'imbwa n'ihuku n'iki umenya ko ari wowe kujya bugeneye ngo nibisimba n'ubuzima bizi ubwenge bwose noneho buriya ushatse kuvuga ko n'ubundi iyi nka nawe yamukundaga nubwo ni akazi ke nta cyane cyo gukundwa n'inka byo nk'aho abantu babuze singa burya ni kimwe n'abo abandi bajya gufata inzana nk'aho bagira nafashe nyina se bakamfunga nafashe nyina ko nyina ntahari agira nuko turuburana ariko ujya gufata umwana ufite imyaka 10 ngo ujye araho utaniye no kujya kuri ibi ngibi by'inka se ntabwo byoroshye nyina arahari nyirakuru arahari wafashe cyane nyina wakabura cyo biruaho ukirosheho byagutwariye nose nta mukobwa yarafite bakundana wahehe se yakuyikundiraga amatungo ntawe nabonaga baganira nawe bibaho rwose nta nawe ndataburiye niyo manuka harya mu byumba tujya ipfiriye ntacyo nabonaga giteretana nabo abandi bajya kwahira n'abakobwa bahira nk'iki gikore cyo Rwanda gisiki cya Raporo cyahira ngo bajye kwahira n'abahira babe yamufate yibura kwita ngo turore reka da kuko n'ikindi ntabwo yo babona ko bari kumwe ntavuga kare ntabwo asanzwe atereta se navuga yaza kuvugana n'inka ntabwo bivugana n'abantu
uraganira n'abantu iyo agenda nk'ahantu kigenda kigira ariko ntabwo kigira ibintu by'intuza ikintu gifite intege kishoboye ntabwo byoroshye kigora kiki nk'ubu ngubu uhuye nawe n'iki wamubwira yakomeza urugendo rwe akijyanira amaraso ye ntazamarwe nihe nama wamugira nyine ni uguhambira akava aho ngaho akagenda akayira amaraso ye ntazamarwe kuko katagaruka nk'inase buragarutse n'inanga bamufata bariya bantu bamufata baragihiga nabi kuko bamufata ubu gufata nk'iriye ukajya kuyihemukira ureba ifi yarashokora mu gahanga urabona ari ibintu koko ati nga yarasakoje reba na mwene nyine dore mwene kandi ngo zombi ngo yagiye azifata abuzwa n'ikize zose ko yazihitagamo akabakumva ye n'imuryoheye niko warabimenye yewe wabimenye uwo munsi wowe wabimenye ute dore nguyu ku nzu hano ku biti inzu zirakurikira yewe nawe turaturanye uyu mugabo turaturanye yego ubwo rero akirangiza kubigira gutyo nahise nanjye nzahana yego uhageze mpageze rero nasanze rwose yari yayirongoye da yarayirongoye mwabibwiye n'iki ko yayirongoye ubundi reka nguhe amakuru uraseka nanjye niteguye guseka rero ko byagenze yewe naraje nkigera hano umwana nijye wabanje kumubaza yego ni kuko nahasanze Tawujeni n'umuhungu we n'uwo mugenzi urumva ko nabaye uwa kane nuko umwana namubaza nese shaho ati mbwira ukuntu wabigenje kugira ngo turebe ukuntu twagusabira imbabazi yego arabimbwira nariko hano ku ishati uzi hari hajeyo ibintu bishoboka ko niyo yabanje kwirongora kuko yari yarenze niyo yaba yaramusize ibingibi hano ku ishati yarafite hari handuye urazi y'inka yarenze ibinizana yego noneho no ku ntoki byari biriho mbwira ukuntu wabigenje kugira ngo tubone ukuntu twagusabira imbabazi murabizi ko ndi umuturanyi ntiwibuke ko nagusabiye imbabazi wamenye wateye umugeri ka Vatusi Vatusi urayizi ka Vatusi ni akantu kagabanya umwuka mu kigega kagabanya umwuka amazi aturutse mu kigega iyo asohotse asohoke nta muvuduko yasohoke nta mwuka urimo noneho yihute afata urugendo agakubise umugeri amaze kugakubita umugeri barambwira bati umwana amenye ati akavuna ndazamuka ndamubwira ibi bintu bikoreye ndamubwirane rero ubu ngubu urabyishyura byanze wikunze we na so ni amafaranga kuko sindi bukishyure nijyo harinda ndatanga amakuru bakamenye cyane bikunze mwebwe muri bukishyure yego ibyo ari byo byose dufatanyije n'abaturage twahendahenze bariya baye igima baramubabarira baye imena bimena bakoreraga ku ruhande baramubabarira tumubwira ko ari umukene ari mbese n'ahantu atishoboye ubwo baramubabariye turangiza bohereje uza kugakora ubundi uwo mwana bigaragara ko yenda ni kutuzura kwe nta burwayi bundi ahubwo ni nk'ibitekerezo yaba afite kuko ni toromasa kuko ise ari ibana nyina yarahukanye noneho uwo mwana akaba abana na se ubwo rero kuko abana na se akibaza ko ntabakene nyakujya inzu babamo ni inzu ntifashisha ahubwo umwana akajya yibaza bikamutera ibihangayiko n'ibyo byose bikaziriraho nuko ubwo rero turaganira umwana turaganira ndamubaza ntese shaho byagenze gute atumva atubura ukuntu niho rwari rwanyerekeje kuko nta kuntu nari kubigenza urukundo ati nawe rwari rwanyerekeje nese urwo rukundo kuki rwakujyanye atari ko se ubundi ntibavuga ngo urukundo ni impumyi
twiganiriraga twembi turi babiri ati ntibavuga yuko urukundo ari imbwa ati nanjye rwampumishije runjyana ku nka runjyana ku nka ati niho rwanyoboye none uremera ko tugusabira imbabazi tumusaba imbabazi byaba ari byiza ariko si ubwa kabiri ukora amakosa niba kumena vatusi n'ubu dore ugiye kurongora inka y'abandi urabona atari amakosa ibyo bintu wabyikuyemo birangira gutya none se bibaho ko umuntu yakunda inka bakagera n'aho baryamana ubundi se amaze mubaze urukundo uzi uko urwo ari rwo ntabwo ukunda ndakunda ese njye ntabwo ukunda ndakunda uwo bakunzi wari umuzi ntabwo nari muzi none se rwakujyanye kuri uwo muntu utari uzi gute kutari umuzi rwakujyanye gute urashyigikira ko yaba yarakunze inka kambaze mubaze tuganire turaganira urabona yewe nshobora kuba afite amaguru abiri yego sibyo amaguru abiri nkagukunda ufite akaguru kamwe yego sibyo ntaza kujya ngukunze ufite amaguru abiri ufite amaguru abiri wowe ufite akaguru kamwe kuko nagukunda none se reka nkubaze nanjye kuba uyu musore yarakunze iyi nka uremera ko bibaho ko umuntu yakunda inka akagera n'aho ayisambanya ubundi se urukundo ni iki nagira ngo umbwire ndakubajije urukundo ni urukundo ubukunze ikintu cyiza cyose cyagushimisha yego wajya ukora wakimukorera cyiza cyose ukajya aho ujya ku inka gutya nk'iyi ngiyi ukavuga ati ndi kuvuga nyine nk'uwo mugabo uriya musore niwe turi kuvuga babona koko byashoboka ubundi se umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa bakiri abana bato barakunda iyo batangiye gukundana batangira kuganira uduti kubera ko mu mashuri ujya ubibona utuntu n'utundi n'utwo tuntu nk'uyu nguyu kuki bandikirana ntabwo uba wumvise ni sagerine abandi ngo niba ari ibyage niba ari mu runana ntabwo ujya ubyumva ntabwo njya mu runana wa mudamu yamushukishije sagerine yego ni sadirike ndajyaje ni abahe wumva bameze bate buriya muntu bameze bate amuhubuza mu ishuri ati ujya kwiga ibiki uze wize kandi ni umuganga kiya kigore burya ni ikiganga araje avuga atazageza undi yaramuguriye n'ikintu nk'icyo ngicyo ngo ni taci nawe ari taci aza kwimura abanyeshuri bose barashya ati jide shaho sidirike ibyo bintu bibi ati agiye ndi umugabo wanjye ngiye mfite umugore ngo nuterera rwasa nkatwe ntuze ese ubundi uyu musore wafashe inka yamumushakira umugore isese yamumushakiye ntahari ese bwo ntabwo bamubera umuranga mukabwira ati nibura uzagende n'abazakuzana umunyamakuru uzamurangira wowe ugenda ahantu henshi kandi yewe tutaziranye uzakira umubona ariko papa ubundi urabona wabonye yari yujuje imyaka y'ubukure kuki utagize gutya wenda reka ukavuga ati reka mushakire umugore none se ubwo umuntu aba ari umusore ari hariya wamenye ute ko ashaka umugore ese ntabwo mwajyaga muganira wumve ibyo atekereza ntabyo twaganiraga ntabwo akunda kuganira ntabwo avuga aravuga ntabwo ari ikiragi ariko avuga ashatse ntiyakubwira ngo ndashaka umugore kandi ashatse yabibwira ise niwe yabibwira yari kubimbwira none se mukimara kubimenya abashinzwe umutekano ntabwo baje babuzwa n'iki baraje bavuga gute ubwo nyine ni nawe wahamagaye umunyamakuru araza yahamagaye umunyamakuru witwa Daniel Wopeke yahamagaye umunyamakuru haje rero ubwo yasanze yamaze gucika kuko bagifashe bakibashaka kubangurira yahise agenda none se nkamwe nk'ubu ngubu ni iki mwasaba ikintu twasaba twifuza nk'abaturage
njyewe nako ubwanjye mu bitekerezo ndebye ukuntu yari ameze yego nakwifuza yuko yenda nka yafashwa na leta kuko ni umukene nyakujya we nta bushobozi bifitiye bakaba bajya kwa muganga yajya kwa muganga hanyuma bakareba mu mutwe bakamwumva ibitekerezo bye bakumva umutwe noneho ku byo ari byo byose niho n'ibitekerezo by'uko aba wenyine nta babyeyi asa nk'aho afite bakareba ko nta kibazo afite mu mutwe mbese murakoze cyane kuko ubundi rwose mu bigaragara ntabwo ibitekerezo kuba muzima ni muzima ariko ibitekerezo bye yenda hari igihe umuntu ahurwa n'ibitekerezo agatekereza ibidakwiye akaba yakongeraho no kuba yanakwiyahura wenda bitewe n'ibitekerezo afite